Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Abashumba n'abakunda cyane, abashumba nibo batumye ngera aho ngeze. Uko ndakiza ntabwo nakigishijwe na data, nakigishijwe n'abashumba. Reke tubakomere amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Iwacu igihe wabanje gukizwa, data na mama n'umuryango udakijijwe bakinaterekera bakavuga ngo urandagirire uzaragire inkuru nziza babwira abazimu. Ninjye wabanje gukizwa, ninjye wasenze barakizwa barankurikira. Amen. Ubwo rero ndashimira abashumba bamfashije kugira ngo ngere ahangaha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Torero mwese Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu mwanga abantu. Nushaka gukomeza urugendo rw'agakiza ukarushobora, uzaba inshuti y'abashumba. Muba kure y'abashumba uzaba uri kure y'Imana kuko ntabwo wigeze yibona. Imana abashumba nibo bayikwigishije. Keretse uzabatera imbuto uzamuhunge kuko yaguteza ibibazo. Ariko we imbuto uzaba inshuti. Amen. Abantu benshi bari hano turaziranye, nitwa Nkurunziza Joseph, ndi n'umuturanyi hano hakurya. Ndashima Imana ko yangiriye neza uyu munsi nkaba ndi hano iminsi myinshi nkunda kuba nagiye. Na kino cyumweru cyose sinari mpari, naje ejo kandi mu kanya nka saa moya ndagenda ndajya ahantu bita Bweyare muri Masindi. Bibiliya iravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Hari igihe kizagera ubwo uzaba ushaka guhaguruka bikanga, igihe bavuga ngo inkende inyagirwa munsi y'igiti yarahoze yurira. Rero icyo gihe kitaragera ukwiye gukoresha imbaraga ufite kuko urimo gukora ibyiza. Amen. Ndashimira rero abashumba mwese, ndashimira Pastor Vianney, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Umuntu washoboye kutwakira twese uko tungana. Kwakira abantu bari hano ntabwo byoroshye kuko tuba dufite imitwe itandukanye. Tuzana ibyiza n'ibintu, burya ntabwo tuzana ibyiza gusa kuko tungana gutya, ariko umuntu ushaka kutwakira twese akadushobora kujya mu gutangarira, aciye bugufi atuje byose akabyakira. Bibiliya ivuga ngo wicisha bugufi azashyirwa hejuru. Rero Pastor Imana iguhe umugisha n'abo mufatanyije uyu murimo mu izina rya Yesu. Amen. Nazanye n'itorero kubera ko tudakunze kuzana, ariko abasabe bahagurirwa basuje bahise barya ahantu abicare. Imana ibahe umugisha mwinshi. Abashoboye kuza Mukama abahe umugisha banawe. Amen. Umwe n'abashumba dukorana umurimo, Pastor Ntwari we muramumenyereye n'uwanyu hano, kuba hari kenshi. Pastor Judisi, Pastor Gatete, Pastor Gatsinzi nabonye yinjira mu kanya. Imana ibahe umugisha n'abavugabutumwa, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. N'abaririmbyi mwese dufatanyije gukora umurimo wa data, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngira ngo reka tuganire ijambo ry'Imana ntarondogora. Uko imyaka igenda havaho umwe niko umuntu agenda yiga kurondogora. Sogokuru yajyaga atubwira kera abantu bajyaga biyakana, abantu bakuze biyakana barabizi. Kera abantu bajyaga biyakana no sogokuru akajya kuguru nakuri yafata nk'abukuru. None rero yavuga ngo fata nk'abukuru, ntabwo nari nzi bukuru kwifata. Ubu nibwo nabimenye. Ubu narabimenye kenshi uruhande rw'umuntu nkaho ngiye kugwamo mu afite ubwoba, naho n'umuntu uri igiti nkanga kumureba ngo atagwira ndi agiye guhanuka. N'umukuru mukuru igiye gufata. Kandi ubundi ninjye muntu utagiraga ikintu n'inyo. Njyewe nakuze ntagira ubwoba. Nibwo kure yajyaga ambwira ngo ugira ubwoba n'ugira ubwenge, ngo ubwo uzisazira mwana wanjye. Njyewe nakuze ntagira ubwoba, nta kintu ntinya. Natinyaga ibintu bikeya, n'inzoka nabura nayo muzana nafite n'inkoni nkayitangatanga navaho nkayikandagira. Ayibuza kwiga cyangwa nkumva ndashaka kuyifata. Pastor Eugene arabizi, hari igihe twari iwabo dusenga nijoro ndi mu mbuga ndimo senga, inzoka irahansanga ndayitangatanga ngo ndayikandagira. Nibuza gucaho. Numvaga ntatinya ibintu,
n'inyamaswa zo mu ishyamba sinazitinyaga, ariko bukuru iragufata ugatangira kugira ubwoba, ifite imbaraga nyinshi cyane. Rero reka ngo nihute itararwara ngira ibyo nkora muri bino bihe. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, abandi bumfashe gusoma Bibiliya dufatanye, tujye mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, turebe ku murongo waho wa 10. Igitabo cya Yosuwa igice cya mbere, ninza gufatanya n'abantu benshi biraza kumfasha bazi gusoma yenda nka 3, nanjye nkaba uwa 4, ariko udasoma mu gihe burayi usoma mu Kinyarwanda. Yosuwa igice cya mbere, soma umurongo waho wa 10 n'uwa 11. Abantu bicaye muri uruhande ngira ngo bagira na microphone. Wahageze? Yego. Maze baguhe na microphone. Iryo jwi ukoresheje numva rifite imbaraga zo kubwiriza. Dusome mu izina rya Yesu. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 11. 10:11. Umurongo wa 10 n'uwa 11. 10. Igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11. Yosuwa ategeka abatwara b'igitwerati, unyura mu nganda utegeka abantu. Yego. Mukora amahanga, uko mu minsi 3 muzamuka ruya muzigorereka, mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye gushyiramo. Amen. Tugiye gusoma n'ikindi cyane. Maze mukomeze mutaburanwe gutyo musome. Mbese nka bakuni inka zajyaga zishokerana, mushorerana gusa nituvuga tureye muri butangute. Haleluya. Yosuwa ashaka kujyana abantu i Kanani, abwira abatwara ati munyure mu bantu, mubabwire bakora impamba, kuko twenda kwambuka hariya hakurya tugahindura kiriya gihugu. Umutwe w'ijambo ashaka kwigishaho ni ugukora impamba. Niba ushaka guhindura igihugu ntabwo wagera udafite impamba. Vuga ngo amen. Haleluya. Yosuwa arababwira ngo bakore impamba, munyure mu bantu mubabwire bakore impamba. Burya habaho impamba y'urugendo, hakabaho n'intego y'urugendo. Yewe rero uyu munsi ndashaka kuvuga impamba y'urugendo, kuko niyo izatuma tugera no ku ntego y'urugendo. Ubundi intego y'agakiza no kuzagera mu ijuru. Umuntu utazafite intego yo kuzagera mu ijuru ntabwo afite intego y'agakiza. Hanyuma rero impamba y'urugendo. Amen. Ndashaka nanone dusome mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 19, uhereye ku murongo wa mbere. Mwihuta uhatanga udasome. Yego, n'ijwi ry'ivuga butumwa nawe. Nuko ahubwo atekereza Yezebeli n'ibyo yari yarakoze byose. Yego. Kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yego. Yezebeli herako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati, ubugingo bwawe ntabuhana n'ubwabo ejo n'iki gihe Imana zizabimbore ndetse bikabije. Yego. Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa ati, Uwiteka, ndarambiwe. Icyabimara ni uko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Agera iwe ku musozi w'Imana. Agera iwe ku musozi w'Imana. Haleluya. Ndashaka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6 umurongo wa 48 kugera ku 51. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana bwavuzwe na Yesu. Ibice 6 48 kugera ku 51. Icyo mutsima w'ubugingo basekuruza banyu bariraga mana mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu niwo mutsima
kugira ngo umuntu uwuta ye gupfa. Nicyo mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari bw'isi kugira ngo babone ubugingo mu mubiri wacu. Imana imuhumugisha. Haleluya. Aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho, ibiganza bigaba amahoro, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho, urupfu ntirwamuheranya, aracyariho. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Nirinze guca umugara kuko nagufite ijosi rirerire ry'akana n'urubavu naza kikutaje. Amen. Impamba y'urugendo. Bene data bakundwa, buriya agakiza ni urugendo. Niyo mpamvu Yesu yitwa inzira. Inzira ntibayiryamamo, ntibayicaramo, bayijyamo bagenda. Iyo ugenda rero ugomba no kubyitegura. Rimwe mu mpamba zigize urugendo rw'agakiza ni ijambo ry'Imana. Abisirayeli barabwiwe ngo bakore amahamba, bakore impamba kuko benda kugenda. Iyo usoma Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo bategure ibyo kurya kuko benda kugenda. Yesu ashimwe cyane. Bategura impamba kuko bagiye kugenda bakajya guhindura igihugu, ariko mbere yuko bajya kugihindura bakwiye kuba bafite impamba. Niba batayifite ntabwo bari gushobora urugendo. Amen. Inkuru ya Eliya twasomye, Eliya n'umwe mu bantu Imana yakoresheje ibitangaje bikomeye cyane. Bibiliya ikagera naho ivuga ikavuga ngo Eliya n'umuntu nkatwe, ariko umunsi umwe yaravuze ngo imvura ntizongere kugwa kugeza aho nzabitegekera. Arayifunga, ijuru riremera rikubitaho kasha. Umunsi umwe rero Eliya yamaze kwica abahanuzi ba Bayali, ngira ngo yari yakoze cyane mu bitekerezo byanjye, arakoresha imbaraga hararuha, ntiyabona n'akanya ko gusenga, aragenda kwa gacuho, esansi isa naho yashizemo.
kuko yari yishe abahanuzi baba yarahunga umugore, yishe abagabo 450. Umugore avuga ati ndakwica ariruka. Bibiliya avuga ngo arirukanka. Uzi kwica abagabo ugahunga umugore? Yesu ashimwe cyane. Ubundi abagabo nibo bateye ubwoba. Umugore avuga ngo abo bantu bishe nyina guhwanya nabo, ejo nk'iki gihe Imana izabimure. Eliya avumbuka yiruka ahunga, kandi ngo ahunga urupfu, asaba urupfu. Yirukansa ahunga urupfu, kandi akajya abwira Imana ngo imwice. Yerekeze mbere akaba yumwica. Saravuga ati bana bari bo unyicira, gupfa binutiye kubaho, sinduta basogokuru barapfuye, nanjye reka mfe. Arirukanka bahati inzira, afata ishyamba, n'umugaragu aramuta, ariruka, ari kuzimpamba yashize. Arirukanka ajya ahantu haryama munsi y'igiti mu ishyamba, aravuga ati yaguye agacuha, arasinzira. Imana iramwitegeza irabwira iti umuntu akeneye n'umutsima, akeneye impamvu. Imbaraga zamushizemo kandi urugendo ruracyahari. Irangije iramarayika muzanira umutsima, ararya, aramukangura, ararya, muha amazi aranywa, arongera arasinzira, hashize akanya arongera aramukangura, ararya, aranywa. Aravuga ngo rya, kuko urugendo rugukomereye. Barokore bene data, uru rugendo ntabwo rworoshye. Bibiliya avuga ngo ushaka kunkorera yiyanga yikorera umusaraba muri ki. Bibiliya avuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza kugeza umunsi ubwami bwo mu ijuru yatwaranirwa, ngo kandi intwarane zibugishamo igitugu. Haleluya. Kimwe mu bintu rero bigusha abantu bo mu rugendo nubwo bahaguruka nta mpamvu. Umuntu ufite impamvu, ubu hari abantu benshi baguye mu nyubako zirakinze, ariko ni ikibazo cyo kutagira impamvu. Umuntu yaraguye yarasinze mu nyubako barayikinze, inyubako sizajya mu ijuru. Ibyo bita urusengero ntabwo ari inyubako. Inyubako ni shelter, ni ahantu hagurinda izuba n'imvura, ukahahurira mugahimbaza. Ariko urusengero ruba mu muntu. Ariko umuntu udafite ijambo nta mpamvu ntashobora gukomeza urugendo. Rero Eliya rero bamwitegereje, Imana iramubwira iti ikintu akeneye wamuha umutsima. Ararya, aranywa. Ntabwo wari umutsima usanzwe, wari umutsima uturutse mu ijuru. Yesu yavuze ngo nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Baravuga ngo basogokuru bariye manu mu butayu barapfa, ngo ariko urya umutsima muha. Haleluya. Yesu ntabwo yavugaga uyu mubiri, yavugaga ijambo. Amen. Umuntu wese ushaka gukomeza urugendo rw'agakiza akwiye kuba yuzuye ijambo. Yesu ashimwe cyane. Twarakirijwe, dukizwa twigishwa ijambo, twuzura ijambo. Waragira ukaragira na Bibiliya, akandi ubonye ugasoma Bibiliya, nijoro wakwicira ugasoma Bibiliya, maze warangiza ugasenga, maze twuzura ubuzima. Twuzura ubuzima. Haleluya. Twuzura ubuzima, turabashe, irari rirapfa, ubwibone burapfa, kamere zirapfa, umuntu agasigara asa naho ari mu ijuru kandi ari mwinshi. Amen. Kubera iki? Icyuzuye umuntu kirayobora. Icyuzuye umuntu kigufata ibitekerezo, ikikuzuye kirayobora. Rero Eliya bamuha ijambo ngo rimwuzure, kuko urugendo ruri imbere yari rurerure. Ibiravuga ngo amaze kurya uwo mutsima agenda iminsi 40 atarongera gusonza. Haleluya. Yesu aravuga ngo nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Yesu ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 8:31. Bibiliya avuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye. Ntabwo yavuze ngo nimuguma mu gishakamba, ntabwo yavuze ngo nimuguma mu mihamirizo, ntabwo yavuze ngo nimuguma mu gisirimba. Yavuze ngo nimuguma. Umuntu yaguma hatageze se? Urabanza ukahagera hanyuma ukahaguma. Waba utarigeze uhagera hanyuma ukahaguma? Umuntu yaba adafite ijambo muri we hanyuma akarigumamo? Agomba kubanza akageraho. Nk'ubu uri hano akavuga ati nuguma hano ukuhari, wabona umuntu ari muri kaburimbo ukamubwira nuguma mu rusengero. Rero turi mu gihe cy'abantu bakijijwe, bagakizwa, umuntu agaterana gusa agasimbuka agataha. Bashyiramo sentire akanesherwa agashikuriya. Niba ari byiza no gusimbuka wuzuye ijambo. Niba ari byiza kuririmba ariko wuzuye ijambo, urarimba abazimu bagahangaye wuzuye ijambo. Ikintu Yesu yakoze kumara imyaka 3 n'igice yuzuzaga ngo bigishwe ijambo.
imyaka 3 n'igice ntabwo ari ikintu gito uri ku ishuri rya Bibiliya buri munsi utatashe kugaruka wiga kwanza imyaka 3 n'igice buri munsi avuga yongera avuga aragenda arakuzuza maze kuzuza aravuga ati akabura uri kamwe ugende gutegereze kohereza umwuka wera maze umwuka wera araza ujye usoma inkuru y'intumwa zimaze kuzuza umwuka wera zuzuye ijambo uyu munsi umuntu aragoshwa nuko inyubako ikinze ariko intumwa abantu bakora hejuru z'abati gushaka muri kuri hari icyo namize sinacyo uri hakane Yesu ati reka da Petero turakubamba ati mumbambe nicuritse imumbambe nka Yesu ariko Yesu sinamure kubera iki hari icyo yamize ufasha amazi ukayavanga n'ifu bikabyara umutima ndagutigaho ni mutandukanye n'ibyagukundira ntabwo ushobora kubitandukanya intumwa hafi ya zose zapfuye n'urupfu rubi Stefano bamukubisa mu barakubita ntawe yarebye amabuye abona Imana nuko ariyo yari imuzuye hamwe ati ndabona Imana ndabona Yesu hamwe ati Imana babona ibyo bakora nibabizi ubona mwitegereje babona basa na marayika umuntu bari bakubita amabuye hari aho yari yarinjiye hari aho yari yarageze haleluya yari afite impamba itagushwa no kuba muteye amabuye cy'umuntu adafite impamba nicyo gituma umuntu aterana hano yagera hariya hepfo akajya muri kambuki hari icyabura cy'umuntu gituma umuntu aterana hano yagera hariya agasambana hari ntacyo afite cyo gituma bamwe baterana yava hano akagera mu bacwezi ntacyo afite ntabwo umucyo uvanga n'umwijima Kristo ntabwo avanga na Beliyali isi ntaho bihuriye Satani na Yesu ariko igituma abantu babivanga ni icyo bafite ubundi kiri mu muntu kirayobora ubundi cyuzuye umuntu kirayobora muzabaza abagore batwite ndirabayobora ndiramuyobora urabona abakobwa basimuka kandi basirima bikoza hariya uzahure n'abatwitire ko yikoza hariya ndiramubwira ngo cabugufi gabanya bimarere ubundi yarameze akigajye kwitigira mutya wongera bigize irimo akagira kavuga ati n'umanuka hano ntabwo rero ukuntu ugera uzamuka umanuka kavuga ati n'ujya kumanuka hano ugira uti akanyongera akagira naho ikirimo kimubwira ibyo kiri hehe avuga ati wamaka akayembe kabisa gatangira kumubwira ibintu akora ikindi ibindi akabihurwa inda itera guhurwa rero iyo umuntu yuzuye ijambo yewe nanyoye inzoga nyinshi cyane mwebwe bashandi mwebwe mwavutse mwavutse amatara yaka n'amakuru twe twanyoye inzoga tunywa n'izindi z'abamwe batamuha yewe nanyoye na whisky na za Carlsberg zindi bitaga Heineken niba zikibaba simbizi nanjye nisibintu urumva ariko maze gukizwa niba hari ikintu kinukira mu buzima n'inzoga inukira umusarani ndimanganye umuntu yicaye iruhande ariko inzoga iranukira bitarukubeshya nk'ubu ikintu kiboze kiguruka cyane kubera iki ni uguhurwa ikiri imbere kigutera guhurwa ibindi bintu ese koko torero rya Kristo iyo mwitegereje kera abasenga bari bake ariko abakirijwe ari benshi uyu munsi abasenga ni benshi abakirijwe ni bake byakoze n'ikinyuranye kubera iki ntabwo buzuye ijambo umuntu ntafite umwanya wo gusoma Bibiliya aba badamu beza mureba abakobwa bashobora kujya muri salo akamara amasaha 5 gukora umusatsi amasaha angahe agukora umusatsi aba bagabo mureba ashaka kureba umupira amasaha 2 agashira urumva akajya hindura cyane akongera abandi hari abandi bazi kureba amafilimi cyane cyane amafilimi ntabwo ari ay'abagabo ntabwo ari abagabo benshi bakunda amafilimi ariko hari abayakunda maze akayareba maze uwo muntu yajya
kurya akaba guhera mu gitondo ukagenda abwira adasomye n'ijambo akaryama ejo akabyuka akajya muri iyi isi izakuyobora rwose ndakurahiye. Ntabwo ufite impamba y'urugendo. Filime usa ni impamba y'urugendo, umupira ni impamba y'urugendo se. Umuntu Bibiliya avuga ngo rya uhari urugendo rugukomereye. Bibiliya umuntu igihe umutima muzima wavuye mu ijuru, umuntu nanga azabaho iteka. Umutima nanga ni umubiri wanjye, ni ijambo. Amen. It's a daily bread. Uyu mubiri mureba turawugaburira mu gitondo, ku manywa, nijoro. Iyo wambutse umupaka aho twebwe tugenda, iyo wambutse umupaka usanga abantu barisha nk'iyo mu modoka kwene mugeni yo muto. Ariko isi y'imbere izajya mu ijuru, umuntu agahera mu gitondo bukira nta kintu ayihaye. Hanyuma ibyo bintu n'ibirwana hazanesha iki? Hazanesha icyariye. Cyo gituma isi yaremereye itorero. Cyo gituma twanabangamiye isi, aho twahereye imbuto ahubwo twahindukiye ibibazo. Isi sigara itatubona, tutagaragaza ishusho ya Yesu yavuze ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Ntabwo twakwirirwa tureba isi ngo itwuzuye ngo tube umucyo w'isi, ahubwo tuzaba umwijima. Ibyo ngibyo ntabwo binejeje, ariko reka mubwire itorero ry'Imana, ese ko ufite impamba y'urugendo? Yesu ashimwe cyane. Yesu babwira abayuda bamwemeye, hariho n'abataramwemeye, ariko abamwemeye ubwo nuvuga tugereranye n'abaje mu rusengero. Hari abayuda batamwemeye, hari n'abamwemeye. Abwira abo bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye. Urumva nanone mu bamwemeye baje nk'ibice bibiri. Abamaze kugera mu rusengero harimo abagumye mu ijambo n'abatari rimwe. Nimuguma mu ijambo ryanjye bizabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi uko kuri mumenye kuzababatura, kuzabayobora, kuzabarinda, kuzabashoboza. Iyo umuntu yizuye ijambo, ijambo ritangira gusunika ibindi. Ijambo iyo rigwira muri wowe rirakwigarurira. Ntabwo uzi ko Imana yaremye Adamu ikavuga ngo ase nayo, hanyuma akaza gukora icyaha, ariko Yesu yaza akaza nanone ari Adamu wa kabiri. Uyu munsi Imana ishaka ko dusa nayo. Wasa nayo utese utuzuye ijambo ryayo? Kuko aho umuntu atinda asa naho, aho umuntu atinda asa naho, kera twajyaga tukamenya inka, kera ni kera cyane. Inka yaryamye mu cyondo yo mu mazi, ikahaguruka umurizo ujojoba, amazi ugaruka ajisha amazi ikagihindukira umurizo igakubita. Cyondo kikugera aha, ukenyeye umwenda nawe usa n'icyondo, ngaho uhura n'undi muntu nawe uvuye mu ofisi ureba uko abantu batandukanye. Kuko umuntu asa n'ahantu yatinze. Ureba uvuye mu murima nawe ureba ukuntu asa. Buriya rero umuntu akinatindamo, niba ari umupira ufashe meme tugapima ijambo n'umupira wasanga asa n'umupira. Kuko ni hatinda. Ureba umupira si icyaha, tugiye singira ikigo tubana n'abo dusenga na bose. Itoro daheruka gusenga, simbabajwe n'uko abantu barimo bagwa, simbabajwe n'uko runaka yaguye, mbabajwe na Arsenal itazigera imenya ko wavutse. Nabonye abadamu bareba filime bakarira, kandi ya filime kiba ari ikinyoma. Maze umuntu akitegereza ikinyoma akarira, harizwe n'itorero rye, harizwa n'ikinyoma kiri muri filime. Kuko rwose ngo bamumenyeho amazi ashushe. Torero rya Yesu, haleluya. Iyo umuntu yuzuye ijambo ritangira kuyobora. Wajya uvuga ukavuga ibyo ijambo rivuga, wakora ugakora ibyo ijambo rivuga, wagera ukagenda uko ijambo rishaka, ukajya aho ijambo rishaka, aho ridashaka ntujyeyo. Ijambo rigutegeka ushudika rikakubuza udakwiye gushudika. Baravuga ngo ngwino mugende namubwire uwo uriwe, uzaba inshuti y'uwo musa. Bibiliya yatubwiye gukunda abantu bose, ariko ntiyago yatubwiye gushudika bose. Gushudika ni amahitamo, umuntu ashudika uwo bahuje. Ijambo rizakuyobora uba inshuti nawe. Ijambo rizakubuza uwo mudakwiye kugendana. Amen. Iyo ijambo iyo rikuzuye uba wuzuye Imana. Umuntu wuzuye ijambo arasenga. Umuntu wuzuye ijambo niwe uhimbaza ari mw'isi y'umwuka.
ururije ijambo y'uririmba Imana ikaza. Rukuruzi rugikurura icyo bihuje. Rukuruzi ikura icyo bihuje. Ijambo riri mu ijuru n'ijambo riri muri wowe birahura bikabyara imbaraga. Haleluya. Abadayimoni ntabwo bahahagarara. Icyo gituma Bibiliya ivuga muri Zaburi 107 murongo wa 20, haretse ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akababuza kwinjira mu mva. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo umuntu yaba yuzuye ijambo ngo yuzure n'ubwibone. Ntabwo umuntu yaba yuzuye ijambo ngo yuzure n'irari. Ntabwo umuntu yaba yuzuye ijambo ngo yuzure n'ishyari. Ntabwo umuntu yaba yuzuye ijambo ngo yuzure n'amatiku. Ntabwo umuntu yakuze ijambo ngo yuzure n'ibinyoma. Ntabwo umuntu yakuze ijambo ngo ajye no kwa Shetani. Ntabwo umuntu yavanga ibintu, hari ibitavanga. Haleluya. Hari ibitavanga. Aho ijambo riri rirahindura. Ijambo rigereranywa n'ibintu byera. Imana igereranywa n'ibyera. Reka nange urugero nawe nkurerwa, reka nange urugero abantu mwebwe mwavuye murenge bakabura yakunda cyane. Siko bimeze. N'abavuye hariya hafi n'ababarongera ariko barakunda cyane n'abahaga. Mujye mureba ikidomora kijyamo amata ku mugisi. Byanze bikunze kiba ari cyiza. Ikidomora kijyamo amata bakajya uzasanga ari cyiza cyane, ari ikidomora kijyamo ubushera. Uzare kukiba gisa n'ibindi. Aho ijambo riba uko rikomeza rihatinda rihahinduka uko risa. Rirahigarurira. Ubwenge bugahinduka ijambo. Ubuzima bugahinduka ijambo. Inama zigaturuka mu ijambo. Ingeso zigaturuka mu ijambo. Imico yawe ikaba ari ijambo. Imvugo yawe akaba ari ijambo. Haleluya. Nicyo gituma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 12 haranditse ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Bigize rite? Kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ubwo rivuze ngo aho rigiye rihashyira iki? Rihashyira ubuzima. Kuko ijambo ry'Imana mugeze ngo ni rizima. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ariko ntararengaho koko ujye utinda mu ijambo. Fata foto y'ibintu utinda mu bihuze n'ijambo ureba aho utinda. Umuntu nagira umwanya usoma Bibiliya ntayifitiye umwanya, abasirikare batagira imbunda ntabwo bazitaye. Abo ntabwo wenda bari hano ariko kakivugira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Rifite iki? Rifite imbaraga utarikinisha. Iyo uryemereye rifite imbaraga zo kumpindura. Ryarampinduye jewe kera narakizwe nuko bakuru banjye batari hano. Iyo kera narakizwe nashaka kumara iminsi 3 ndakaye. Narakaye kubyo mfata n'icumu. Ariko maze gukizwa abantu tubana barabizi, bamwe bicaye aha ngaha. Umujinya Imana yarafashe gutya sinzi ahantu yawujyanye nihaza. Iyo kamere yaragiye ariko ni aho yari iri hagiye ijambo. Umwami wanjye muhaye icyubahiro. Haleluya. Ntabwo bibana kuko ijambo ry'Imana rizima, rifite imbaraga. Rifite ubundi burutu bw'inkota za Amerika, burutu bw'inkota z'Uburusiya, burutu bw'inkota z'Ubufaransa, ubundi burutu bw'inkota zose. Abiri inyuma nange muranyumva. Rifite ubundi burutu bw'inkota zingahe? Ariko nimwibaza inkota zose. Ibyo bintu mu bice bivuze. Ijambo rifite ubundi burutu bw'inkota zose. Tekereza inkota ziba ku isi. Wigeze ubona inkota ikeba kansa? Wigeze ubona inkota ikeba ubwibone? Wigeze ubona inkota ikeba abacwezi? Ijambo riraceba rigahinguranya. Rirahinguranya. Haleluya. Ijambo riragenda rikareba icyo isi itareba. Iyo ugenda rifite imbaraga zo kwinjira rigaceba ngo rirahinguranya, rikinjira mu maraso, rikinjira mu magufwa, rikinjira mu bitekerezo, rikinjira mu ngingo, rikinjira mu maso. Haleluya. Rifite ubundi burutu bw'inkota zose. Rikajya ku munwa rigakuraho amatiku. Hari abantu bameze nk'umuseso bashinzwe kuvuga inkuru z'umudugudu batazahemberwa, ariko iyo amaze kuzura ijambo arahinduka. Umuntu umwe yaragiye ku mukuru w'ingabo Abusalomu amaze gupfa.
abusoma bwatwenduka ngiye kuvuga hamwe ati inkuru utazahemberwa wajya kuba riziki ariko abantu bari inkuru batazahemberwa baba mu nsengero rimwe rimwe banaririmba n'abagenzi be bamwiganye bakubita amaso bakavuga ati munsi sinzi ko ririmo kandi ngo bararirimbana ariko hari ikintu harabura ijambo. Yesu ashimwe cyane. Rifite ubugi burutwigota zose, ijambo rirakiza. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akababuza kwinjira mu mva, akababuza gukenyuka, akababuza gupfa bahagaze. Ariko uzi kwiyandarika usengeye hano nivuga usengera uzivuga restoration ndavuga itorero ngo ni twese. Yesu ashimwe uko mvuga mutagira ngo navuga hano restoration ndavuga itorero rya Kristo twese usaba pastor bose nituziranye abo tuyoboye nitubaza abacanga bamwe nitubaza. Yesu ashimwe cyane. Uretse kutagira amapingu na gereza cyangwa nimuza y'inzererezi bibashyire mu nitubaza. Ijambo iyo uryemereye ni ukuri n'ubona umuntu yatangiye gusoma ijambo agatangira gusenga, none se ubone nawe uzakora iki ijambo rivuga, kuko ikiri mu muntu kirayobora. Ntabwo uzamwigisha gutanga, uzabimubwira n'ikiri muri we kirimubwira kimusunika. Amen. Ijambo ryo rizamwigisha kubabarira kuko umunyembabazi azaba ari muri we. Ijambo rizana amahoro kuko Yesu niwe mwami w'amahoro. Ijambo rizana ubuzima kuko Yesu niwe buzima. Ijambo rizana ubwenge kuko Yesu niwe bwenge. Haleluya. Yusome muri Yeremiya ibice 23 murongo 29 Imana iravuze ngo mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'inyundo imenagura cyangwa umuriro ukongora. Ijambo ry'Imana ryemereye hari iryo rimenagura ubwibone, rimenagura ishyari, riramenagura ndetse riratwika rigacengera. Haleluya. Rimeze nk'umuriro, rimeze nk'inyundo. Uzakinisha ibindi ijambo, umuntu wuzuye ijambo uzamutuka ntagusubize, kuko ijambo ryamubwira ngo gusubiza nyireshe bihosha uburakari cyangwa ikamwe gucecekere. Amen. Haleluya. Ngiye kugana nko ku musozo, ijambo Timoteyo baravuga ngo kugira impamba y'urugendo. Eliya amaze kubona impamba yaragenze iminsi 40 irarangira atararuha, ndetse Imana irongera ivugana nawe kirongera imutuma bajya kwibika, aragenda arabimika, ariko ubundi yari yamaze gusaba urupfu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Usome igitabo icyanditswe kimwe cyonyine soze cy'Abakolosayo ibice 3:16. Indi mpamba yindi ni ugusenga, ariko gusenga sijye kwivuga uyu munsi. Ariko icyo Yesu yakoze aje hano ku isi, kandi Yesu yari Imana, yari ijambo. Cyo ni ikintu cya kabiri yagiye mu masengesho. Ibyo bintu uko ari bibiri, ni ujye utekereza ukuntu Yesu yahoraga asenga, kandi yibuke ko ari Imana, akarara asenga, akabyuka akajya gusenga. Wahageze Abakolosayo 3:16. Reka dusome mu izina rya Yego. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwiriye rifite ubwenge bwose. Yenda ubwirane bikwiriye kugwira. Uyu munsi barasezeranya abantu, umwaka wa mutarashira ngo bari mu rukiko, barabura iki? Ijambo. Ariko umuntu uzi ijambo yabona imbaraga zikubita umushi. Pawulo yaravuze mu Iteka yaranziritse, hamwe by'abandi bashobora nanjye nabishobora. Akajya muri gihe Pawulo imbohe ya Kristo, ijambo rirakuboha, rikakuza gutukana, rikakuza ubwibone, rikakuza guhangana. Umuntu yakuga atarabesha kuzahangana, buriya ntabwo anzi kandi avuye gusenga. Pawulo koko tutamuzi, naho arabura ijambo. Ni iki gituma rero abantu bagendagera mu misozi bashakisha babasengera, nuko babura ijambo, bashakisha babahanurira. Umuhanuzi ukomeye uruta abantu bose mu gakiza ni ijambo ry'Imana. Umuntu wuzuye ijambo abasha kumenya abahanuzi b'ukuri n'abatari. Ariko impamvu umuntu agenda agaca munsi y'umukingo, agaca munsi y'urutare rwa Rwita, kugabanya ifiriti,
agaciyo hasi bari barajya gushaka Imana, hariyo n'inzoka n'icyo abandi bakagwayo. Imana yayisize aha, iri muri biri no mu ijambo, yagiye kwishakira ahantu. Kubera iki? Ubuyobe uterwa no kutagira ijambo. Ubundi impamvu dusengera hanze ntidusengere mu nzu, ntabwo ari uko Imana iba iri hanze kuruta mu nzu. Oya, ahubwo mu nzu haba ubushyuhe ku buryo ushobora gusenga iminota nk'icumi ugahumyiza. N'uburiri nabwo bugira amavuta yabwo, ushobora kuba burimo bukurembuza bwabungarukira aho ngaho ngwino. Ariko iri nk'ahariya hirya muri kariya kabuga n'akayaga kagukubita, ushobora gusenga mu gace. Niyo mpamvu umuntu asengera hanze, ntabwo ari ukuvuga ko ariho Imana iri. Iyo niyo mpamvu umuntu ajya mu butayu akiherera. Ikindi gituma umuntu ashobora gutandukana n'abantu kugira ngo yange amajwi amurogoye, ajya ahantu wenyine. Ariko ntabwo bivuze ko aho hantu ari Imana, ariko abayobye nibo baguteza ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rya Kristo rimwe na rikwiriye rifite ubwenge bwose. Umuntu wuzuye ijambo ry'Imana yuzuye ubwenge, yuzuye ubwenge bwirinda, yuzuye ubwenge bukunda n'abagoramye, yuzuye ubwenge bubana n'abantu bose, yuzuye ubwenge, haleluya, yuzuye ubwenge buzatuma yubaka urugo. Ubwenge buturuka mu ijambo bwakubakira urugo. Ubwenge buturuka mu ijambo bwatuma umera nka Pastor Piane, ukatuyobora twese uko turi aha n'ingeso zacu zitandukanye, ukabyihanganira kuko hari ubwenge Imana yaguhaye. Haleluya, haleluya. Ubwenge buturuka mu ijambo biravuga ngo buraboneye. Ntabwo ari bwa bwenge Satani yabwiye Adamu ngo nimuryaho muramera nk'Imana. Burya n'uburiganya n'uburyarya si ubwenge. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rikwiriye rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane mu ndirimbo, muri Zaburi, ibihimbano by'umwuka. Usoza reka babwire, iyo umuntu yuzuye ijambo aba yuzuye ubuzima. Iyo umuntu yuzuye ijambo aba yuzuye amahoro. Iyo umuntu yuzuye ijambo aba yuzuye ubwenge. Iyo umuntu yuzuye ijambo aba yuzuye urukundo. Umuntu yuzuye ijambo abazimu baramureba bakabona ijambo. Iyo wuzuye ijambo wuzuye Yesu, urasenga ukumva ni byiza, urasenga ukumva ntushaka kurekera, kuko hari ahantu ucometse. Uraririmba ukumva uri mu ijuru, kuko hari ahantu ucometse. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni umuriro, riratwika. Nta mucwezi wahagara imbere y'ijambo. Abefeso bavuga ku ntwaro z'umwuka Pawulo, ariko muri izo ntwaro z'umwuka yavuze ko ijambo ari inkota. Gutwara inkota y'umwuka y'iryo jambo ry'Imana, inkota ihinguranya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni inkota. Ndagusaba ngo numva hano murokore, ugende wongere ukore tayimutemo yawe, uvuge ngo ngiye gusoma Bibiliya, ngiye gusoma Bibiliya. Wowe uyisome wongere uyisome. Bibiliya ntabwo ari ibitabo byanditswe n'abantu. Bibiliya si inkuru zirangira. Bibiliya ntabwo ari habayeho. Bibiliya ni ubuzima, Bibiliya ni ubutunzi, Bibiliya ni umutima uvuye mu ijuru, Bibiliya ni umugisha, Bibiliya ni Imana, Bibiliya ni inkota inesha isi. Haleluya. Umuntu wuzuye Bibiliya witwa Yohana bamujugunye mu kirwa cy'Ipatimu ngo inyamaswa zimurye. Inzoka bamwambukije, bamwambutse amazi bamushyira mu kirwa, ntabwo atazagwa iyo ngiyo. Ageze aho kugira ngo zimurye, ahubwo arerekwa, atangira kubona Yesu. Kandi bari babanje kumuteka mu ngunguru y'amavuta. Igitabo nasomye kiravuga ngo bamushyizemo bamucuritse. Amavuta batetse arimo abira neza, atabura bamucurikamo. Baraje barapfundikira, bari bazi baravamo nawe yabaye amavuta. Bamupeka babona ameze nk'umusore ameze atyo. Ijambo ntabwo bariteka. Haleluya. Umuntu wuzuye ijambo witwa Danieli bamujugunye mu rwobo, intare ziramutinya. Kigiye kubona zibona haje intare yo mu muryango wa Yuda, kugira ngo zimurye ziramurinda. Abagabo babiri buzuye ijambo, Saduraka na Meshaki na Abedenego, babwiye umwami bati Imana yacu ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntabwo turi busenge yawe. Haravuga barabajugunya mu muriro, barabanza arabakangabona ntabwo bakangika, naho bafite ahantu bacometse mu ijuru. Haravuga ati mama yabyituye kudakorera Imana yanjye y'izahabu nakoze, noneho bongera benyegeze umuriro wake karindwi. Arakanga bagabona imabona bakanga, nabo bafite ahantu bacometse. Ijambo rya Kristo rimwe rikwiriye rifite ubwenge bwose. Bibiliya ngo atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze. Utoranya abanyambaraga utagize ubwoba se? Yari amaze kugira ubwoba.
atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze. Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amaze kubatoranya hano ati mugende gufata uriya mugabo. Bari bazi ko bagiye gukina karate. Kera kwajyaga gukina karate tugatera n'amakofi. Bari bazi ko bagiye gukina karate. Baraza bagabona abagabo intambara bayitsinze kera batarwanya. Bo bari muri intambara z'umubiri. Sabaga bizeye iki barahambira bariko barashukunya mu muriro mwama bayahagaze. Kwa wundi uri murimo. Haleluya. Uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge. Emmanuel nani kumwe natwe ari yewe ari n'umutima. Uwo mwami reka nihute. Urashimwe batatu kandi bari bane. Bati urareba neza komeza ukamenya. Uwakane kubona adasanzwe ko mbona asa n'umwana w'intama. Aravuga ati basadura kari muveyo bagaragu b'Imana isumba byose. Wibuke ubuza y'amagambo yahuze ndabande Imana iri batize bagaragu b'Imana isumba byose. Ntiyarayibonye se nawe yawe bakwiriye kwibona mu izina rya Yesu. Haleluya. Jewe hari ibintu nanga mu buzima. Ndongoza afite imodoka ubuse yagomba kumbwira ngo ufite imodoka simbizi ko ayifite. Abafite inka turabizi ko bazifite. Bafite imodoka turabizi. Kuki abagira Imana tutayibona? Kuki abagira abacwese bababona se? Iki gituma baho batazi kugira Imana. Yesu ashimwe cyane. Nuko ngiye kandi Imana yanjye bazayibona niba bayibonaga. Imana ibamena umugisha mu izina rya Yesu. Reka tugendere mu ijambo. Amen. Data ndagushimiye mu izina rya Yesu kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe rihimbazwe. Reka mwami Imana itoro ryawe impamba y'urugendo ishora imizi. Ndasenga umuntu wese wumvise iri jambo agenda afata Bibiliya atangire kuyisoma. Amenye imbaraga ziri mu ijambo ryawe. Amenye ubutunzi burutwa abanyegiputa batunze buri mu ijambo ryawe. Ijambo rigira ububasha ku buzima bwacu ngo dukomeze urugendo tugere mu gihugu cy'amasezerano tunesha amayeri n'imitego y'umwanzi ba mu nzira. Urakoze mwami kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Buriya rero mukwiye kumenya yuko ahantu turimo tugana aho hantu atari heza. Niba hari ikintu cya mbere umuntu ukora kwitwararika ni ugutunga Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Watangira kugira amaso wenda atarebamo neza nkanje batangiye bajye bifatisha n'ikindi ku ruhande ariko uzifite biri. Yewe mu bintu mfite byinshi cyane n'umusura mu biro byanjye. Bamwe Bibiliya mu 8 cyangwa niba atari 7 n'umunani. Rwose bamwe Bibiliya nyinshi ibindi bitabo byinshi byo gusoma byinshi ariko Bibiliya ni ubutunzi. Turaganira tujye mu gitabo cya Yoshua igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 10 n'uwa 11. Icyo ubundi urubyiruko n'abantu bihuta. Imana igumugisha mu izina rya Yesu dusomere. Yosuwa ategeka abatwara b'imitwe ati munyure mu ngando mutegeka abantu muti mukore amahamba kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani. Amen. Uri umutwe w'ijambo nshaka kuganiraho ni ugukora impamba. Abantu bose bashaka kuzambuka Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa bajya i Kanani ya hano mu isi. Ariko ruriya rugendo rushushanya urugendo tugenda rw'agakiza kandi natwe tugomba kuzambuka. Ariko Abisirayeli kuko batambutse bose n'abari mu rugendo bose ntabwo ariko bazambuka keretse abakoze impamba. Abafite impamba y'urugendo bashobora kugenda ntibacike intege ntibananirwe. Bahura n'ibiruhanya bagahangana nabyo bakabinesha badakoresheje umubiri bagakomeza. Amen. Haleluya. Noneho ndabashaka none udusomero dufashe none dusome tujye igitabo cy'abami ba mbere ibice 19. Abami ba mbere 19 bandika namwe Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Were ku murongo wa mbere dusomere. Nuko Ahabu ategereza Yezebeli ibyo yakoze byose kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati
icyabimara ni uko ubu wankuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umuretemu arasinzira. Asinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacupa k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera iwe ku musozi w'Imana. Amen. Wone Eliya witishimye bibiri tavuga hose cyangwa nyina muri Bibiliya, ariko Imana yakoresha imirimo itangaje. Ahambere twashimye muri Yosuwa havuze yuko Yosuwa Yosuwa yabwiye abatwara ati mugere mu bantu mubwire bakora impamba ategura ibyo kurya by'urugendo uko bagomba kugenda bakazungura kiriya gihugu. Ahangaha Eliya yari amaze igihe akorera Imana, yose n'inkuru zabwira Imana yamukoresha ibitangaza byinshi cyane. Hanyuma igihe kiragera noneho Eliya aza kwica abahanuzi ba Bayali ku musozi Karumeli. Amaze kubica yabishe, yahamagaye umuriro watse, imbaraga z'Imana zagaragaye, ariko ngira ngo yari amaze iminsi akora agira aho araruha. Agwa agacubo ngira ngo aragenda araryama araruha. Yezebeli yari umugore wa Ahabu, yo barazanye ibigirwamana byinshi muri Isirayeli. Bise bava ku Mana batangira gusenga ibyo bigirwamana. Hanyuma Yezebeli aravuga ati inkuru kuri Eliya, aravuga ati abo bantu wishe nintaguhwanya nabo ejo n'iki Imana izabimhore, ndetse bikabije Imana nyinshi izabimhore. Iyo nkuru igeze kuri Eliya, kubera ko yari ukuntu yaragira ngo yacogo yacitse intege, aravuga ati ndapfuye. Ariruka atangira kwirukanka ahunga urupfu umugore we atamwica. Ariko arimo yiruka atangira kubwira Imana ngo imwice. Yari arimo ahunga gupfa asaba gupfa. Avuga kuru nanjye mbabarira unyice. Arirukanka n'umugaragu we bari hamwe n'abaramuta, agera ahantu arirukanka mu ishyamba avangwa agacuha araryama munsi y'igiti. Avuga ati yaba nagwaga ahangaha. Aravuga hagati karamufata arasinzira. Imana irakurugenda rugukomereye, biragusaba gushaka impamba ihagije. Arongera ararya aranywa, arangije urwo rugenda iminsi 40 atarongera gusonza. Agera ku musozi w'Imana. Tuvuga ngo amen, haleluya. Impamba yahawe yegendeye iminsi 40 atarongera gusonza. Iramugeze gukeneye impamba muri uru rugendo. None ubutumwa bwiza bwacu n'abana nabo tugiye kuhasoma 6:48 kugera kuri 51. John chapter 6 verse 48 up to 51. Nijye mutima abantu mu butayu. Nyamara barapfuye. Uyu ni wa mutima nukuva mu ijuru kugira ngo umuntu w'ujya ye gupfa. Nijye mutima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu najya uwo mutima azaba yiteka cyose. Kandi umutima azatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo mu mubiri wanjye. Imana iguhe umugisha. Yesu noneho mu isezerano rishya Yohana yaranditse aravuga amagambo ya Yesu, aravuga ngo nigiye mutsima muzima. Cya kindi cyari igishushanyo ariko cyashushanyaga uyu mutsima. Yesu niwe mutsima muzima wavuye mu ijuru. Ubuka ko na Eliya yagabuye umutsima uturutse mu ijuru. Amen. Aravuga ngo basabukuru bariye Mana mu butayu barapfa, ariko urya umutsima muha ntabwo azapfa. Ubwo rupfu Yesu yavugaga ko umuntu atazapfa ntabwo ari urupfu rwo kuva mu mubiri, ni urupfu rwo kurimbuka. Umuntu wariye ijambo ntabwo azarimbuka. Umuntu uyobowe n'ijambo, wizera ijambo, ukora ijambo rivuga, nta urupfu rwa kabiri ruzamutwara. Umuntu wizeye Yesu, wamenye Yesu agahagarara mu ijambo rye,
ntacyo urupfu ruzamutwara. Haleluya. Bakozi b'Imana, abantu bari hano nababwiye ngo iteka urugendo rukenera impamba. Habaho intego y'urugendo, hakabaho n'impamba y'urugendo. Iyo abantu bagenda bashaka impamba no mu buzima busanzwe, agakiza rero ni urugendo. Icyo gituma Yesu yitwa inzira. Aravuga ngo nigere umuntu ninjira muri azakizwa. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Inzira niba yicaramo cyangwa ngo bayiryamemo ntibayirambyamo, ahubwo ni ahantu ho kunyura umuntu akomeje. Urwo rugendo rero dusabwa kugenda, turasabwa kuba dufite igisobanuro gishobora gutuma dukomeza urugendo. Ni mu bantu bagenze ingendo ndende, ushobora kugenda ugahera mu gitondo bukira bugacya utararuhuka. Ukagenda ukavaho ukagenda nyine ukavaho ukumva n'ugishobora gukurura ibirenge. Kera tukiri batoya twagenda ndende cyangwa izo ngizo. Ukagenda ukagera aho utangira gufata, wabona igikoro ukagitamira ukagihekenya, wabona igiti ukagihekenya. Kubera yuko impamba ntayo. Urugendo rw'agakiza rero, haleluya, dukenera impamba. Agakiza n'urugendo, ariko impamba y'agakiza ni impamba ari nyinshi, ariko urufatiro rwa mbere ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni amasengesho. N'izindi mpamba zindi umuntu azaza kubwira ati ikiruta ibindi ni ugutanga. Umuntu azaza kubwira ati ikiruta ibindi ni uguhimbaza. Umuntu azaza kubwira ati ikiruta ibindi ni ukwizera. Ariko umuntu udafite ijambo ntiyizera. Yesu niwe jambo. Umuntu udafite ijambo ntasenga. Niyo asenga bari mu maganya, niyo asenga bari mu buyobe. Nta munsi hari ahantu henshi hari ibyumba by'amasengesho, ariko hari aho nagiye mbona ibintu bakora. Umuntu akajya asimbuka ati n'Imana bakamutangatanga ngaho vuga Imana akatangatanga amatago Imana yenda kwikubita hasi, yenda ireka kwikubita hasi, bakagaruka bagafata. Ndavuze kubera iki? Hari icyo babura, ntabwo bafite ijambo vuga Imana. Ariko ikibazo ni ikihe? Ni ukubura ijambo. Ahandi umuntu umwe yaravuze ati ngiye murambukira musoje mutahe, Imana yavuze ngo ni mutahe. Ariko ikibazo ni ikihe? Abantu ntabwo bafite impamba y'urugendo. Ahandi bagira ati uyu mugore ntabwo ari uwawe, Imana yavuze ngo uyu mugore si uwawe. Abantu bagatandukana, amushaka ari yarahari yo gusa hadutse ibintu by'ubuyobe bidafite ijambo. Bibiliya iravuga ngo mu Bakolosayo ibice 3:16 haranze mu ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Ijambo ry'Imana cyambere umuntu arifite abafite ubwenge uvangura amafuta akajya ku ruhande, ukuri nako kugakomeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo rya Kristo ribe muri twe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Twigishanye, duhugurane. Twagiye mu nama, ubuyobozi bwaduhamagaye batwereka abantu kuri televiziyo, batwereka ahantu abantu bajya gusengera mu buvumo baca munsi y'aya meza, bagaciyo bagaca bakazatukira ariko baca bari ngo ni gabanya ifiriti. Umuntu agaca ahantu ngo yagiye gushaka Imana. Imana niyo ngiyo hantu nko mu buvumo iziriti iyo ngiyo, naho utamenya. Imana ntabwo iba mu mazi, iba mu biti, Imana iba mu muntu. Yaravuze ngo turebe umuntu ase natwe, ntabwo yigeze ivuga ngo turebe igiti gise natwe, yigeze ivuga ngo turebe amazi ase natwe, yigeze ivuga ngo turebe ubuvumo buse natwe. Imana iba mu muntu. Rero urubyiruko mubyirutse, nahoze mbwira abo twahamagara impamvu ushobora gusengera hanze sinjye mu nzu, ntibivuze ko mu nzu hatari Imana, ahubwo mu nzu ushobora kuhasengera isaha imwe ngatangira kuhunyiza. Ariko iyo mpagaze hanze mu muyaga ushobora no gusenga amasaha yose mu gace. Nicyo cyo gituma njya hanze, ntabwo bivuze ko hanze hari Imana kuruta mu nzu. Nicyo gituma ushobora kwitarura. Ikindi gituma umuntu yiherera ni uguhunga urusaku, kuko urusaku ntabwo rutuma wumva Imana. Imana mu gusenga n'igihe utuza, gusenga kuba mwamuka n'igihe utuza ugaceceka, ugakora ibyo yiza byo bita meditation, ugatekereza ku mbaraga zayo, ugatekereza ku ijambo ryayo, ugatekereza ku mirimo yayo, ugatekereza ku neza yayo, ugatekereza ibyo yakoze.
watangira gusenga ugatangira gusenga wishima havuga ngo Mana warakoze, Mana warankije nari ndwaye, Mana wampaye agakiza nari mpfuye, Mana warandokoye waguye mu byaha, warakoze Mwami Mana yanjye. Bari imbere y'isi n'inyanja iratandukana, ubutayu wamutoboye amasoko, Yeriko wazikubise hasi, izuba warayihagaritse, kuko wari uri icyo gihe n'uyu munsi ni kuri niko uzanahora. Haleluya! Icyo nicyo gituma umuntu ajya ahantu akiherera, ariko ntabwo Imana iziritse mu musozi, ntabwo ari ihene cyangwa inyamaswa. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rya Kristo ribe muri twe imbere rifite ubwenge bwose. Iyo umuntu yuzuye ijambo, ubundi cyuzuye ijambo kiramuyobora, icyuzuye umuntu kiramuyobora. Natanze urugero rwo kwa hamwe hano, ndababwira ngo umugore atwite burya ndiramuyobora. Abo bakobwa ureba bari hano basimbuka, bafite imbaraga nyinshi cyane, basirimba bagasimbuka bakagera hano. Mukoresha igihe cyanyu neza, Imana ibahe umugisha. Ariko iyo umuntu amaze gutwita atangira kujya gushaka gusimbuka akajya anyura ibirenge bive hasi, urumva ko hari amategeko ari mwaza. Ubundi wajya kukabona aratangira kugenda mwatyo, indi kagerageje kamwitoyigizaho gatoya akagira mwatyo, ukabona mu gahuru ukabona yabaye boss, bavuga ati nariyamamaje ubundi umudepite. Hari amategeko arimo amutegeka, yajya kumanuka nk'aha ngaho yagize atyo, uza yashobora gusimbuka yajya kumanuka nk'aha akagira atyo buhoro, kubera iki? Hari amategeko. Iyo umuntu ijambo rimwuzuye ritangira kumuyobora, ritangira kumutegeka. Abadamu batwite barahurwa, abadamu batwite bajya bahurwa, yaranywaga amata akayaho, kavuga ngo ndashaka mukuru nawe uri mu ukuntu nyanga Mana yanjye. Nagiye ku ishuri bateka mu karundi munsi bari amuhangayikiye bihariye, ariko bati ndashaka mukuru, ndashaka kubashakira nk'akayembe gasharira. Nawe hari itegeko riri muri rimwe mvuga ngo ndashaka iki. Iyo wuzuye ijambo rero nawe urahurwa, ikibugu kiri ukagihurwa. Umuntu yazana ubwibone ukumva warabihuzwe, umuntu yazana amatiku ukumva warayahuzwe, umuntu yazana isharu ukumva warayihuzwe, hirari karihurwa. Twebwe twanyoye inzoga nyinshi, ariko dukijijwe ubu ngubu inzoga ni ikintu kinukira cyane mu bintu binuka. Kubera iki? Hari imbaraga zagiye muri genda ahurwa. Iyo umuntu yizambuye rero arahurwa. Ni iki gituma kino gihe kirimo abasenga benshi n'ibyaha byinshi? Kubera ko kitagwije ijambo, ntabwo kigwije ubuzima bw'umwuka. Guterana ntabwo ariko gukizwa, ahubwo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 8:31, birakangabwira abigishwa bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, abagumye mu ijambo, abamaze kuhagera hanyuma bakahaguma. Abatarahageze se bazagumahe? Abatagira umwanya usoma Bibiliya se bazagumahe? Abadakunda kwiga se bazagumahe? Kino kinyejana kirimo abantu badakunda ijambo, ntabwo ari abicaye aha, bicaye habaje kumva ijambo. Genda vuga ikinyejana kirimo abantu badakunda ijambo. Yesu ashimwe cyane. Twagenze ingendo zo tuva, wajyaga tuvugiye na korali, najyaga njyana na korali tukajya guteranira amashaka tuvuye hirya ya Nyakiganda, akora kandi tugenda n'ibirenge. Uyu munsi kuva hari iwacu uza hano pastor biragoye, umuntu akora ati nta mafaranga mfite yo gutega. Ubwo rero naho njye ndateranira kuri televiziyo se misi y'ibero kiragoye. Haleluya. Twakijijwe ari hamwe ko buri muntu atunga Bibiliya n'utazi gusoma akayitunga. Ntabwo mubizi bashumba. Abantu benshi nawe mu rusengero bamwe icyo gihe bigiye gusoma bagiye muri Bibiliya. Hanyuma ba pastor ko baragiye muri Bibiliya, ukamwigisha Matayo na Luka hanyuma agakomeza agatangira agasoma. Usoma ijambo rikakuzura. Buri ijambo Bibiliya yavuze ngo nige mutima muzima wavuye mu ijuru, umuntu arya akabaho, akanesha ubwibone akabaho, akanesha ishyari akabaho, akanesha irari. Ntabwo umuntu yuzura ijambo ngo yuzure irari. Ariko turi mu gihe cy'umuntu asimbuka ahangaha yagera hajya kwiremba agateta, ntabwo ati tujya ahantu dusohokera, ntabwo buriya wahimbaza gahe
akuswari tukagenda mbese yahimbazaga ariko ntabwo yarahari. Turi mu gihe cy'abantu ubu ngubu ntabwo bagishaka kuvuga ko abantu batwara inda z'indaro, baravuga ngo inda zitateganyijwe, ubu bazihaye amazina. Kubera iki? Ibyaha byaragwiriye, buri munsi bahora babyogeza. Ariko ni iki gituma ibyaha bigwira? Ese kuki abasenga bagwira n'ibyaha bikagwira? Mwebwe mwabyibajije? Kuki abasenga bagwira na divorce zikagwira? Mwebwe mwabyibajije? Kera hasengaga bake hakijwe benshi, uyu munsi hasenga benshi hakijwe bake. Ariko ikibazo ni iki? Umuntu yewe nakiri umupira, ngiye no mu bantu birukanse n'ubu ndabizi, n'ubwo uri afite imyaka 50 n'iyindi ushobora kwiruka nkasiga abasore. Simbabeje ngewe ni mu bantu bakoze amarushanwa nkiyiruka mu ishuri bakavuga ngo ababaye abambere batatu nanjye ndimo, tukajya guhura andi mashuri. Nakiri umupira cyane, narakiranye, nakoze ibintu byinshi, maze gucika ari ibyo bintu byaramvuye kugira ngo yivemo ahantu hari hari umupira no gukina n'ibiki hajya Imana usigare mureba ariko udatuye muri iki. Hanyuma igihe kiragera Imana ibimurwaho. Uyu munsi rubyiruko rwiza umuntu areba umupira akarangiza amasaha 3, urumva? Abandi bareba amafilimi bakarangiza amasaha, abandi bajya muri salo agakora umusatsi agakora inzara akamara y'amasaha 5, bukira atarebye Bibiliya n'ejo ntayirebe, ejo ntayirebe. Uwo muntu ahatindaniye, baho umuntu atinda ari basana, ni hamwe baho umuntu atinda sana, niyo wagira utari wabikweba. Ntabwo wakwiye guhinga utahusa n'uvuye mu biro, ntibishoboka. Ntabwo kera twararagiraga ukwirwa kandi ukaragira inka z'uruhira, twaragira inka z'uruhira, inka ziri buva hano zigashoka nko hirya ya Nyagatare, kandi hano hose harahiye, maze zimwe zikagera ukajya wiruka ugakora iriya, ukiruka umunsi wose ugataha wese usanga wese warirabuye, wese wese muri n'amasiriki, wese usa nyine naho wiriwe. Gusa twabaga turi bazima mu buryo bw'umubiri, twabaga dufite imbaraga nyinshi. Aho umuntu yatinze rero niyo wagira ute gusa naho, none mwira mugenzi we gutinda. Rero gusura inshuti yanjye ahantu, umugabo w'inshuti yanjye ni umugabo w'umukire ukomeye cyane, mu rugo rwe harimo abantu benshi cyane, ni abarokore, maze umupira uratangira. Umuntu afite kudaraguka ku bitugu n'urushyi, undi ajya kuryama ku giti ko bakwikipe bayitsinze n'iyanaryo. Ngari uko abasore bajya kuryama, umuntu nababajwe nuko korale karirimba, nababajwe nuko korale gasenga, nababajwe nuko mwene se yakuye akaba yasubiye muri nisi, ababajwe nuko umuntu uri mu Burayi bamutsinze igitego. Kandi ubwo ni umurokore wo mu rusengero. Kubera iki? Ahatinda niho hamaze kumutwara ubwenge. Impamba y'urugendo si ubwo ngubwo niyi harayifite. Nigeze kuba ndimo nyuramo hano muri Ryabega, asanga umusore yicaye hano Ryabega usengera muri izi nsengero zacu, sinkubwiye ahari. Nsanga aricaye ariyunamiriye gutya, bagenzi bari baravuga ngo Pole, nanjye ngira ngo yapfushije. Ndasa ndamwegera, mbese abaye baravuga ngo ikipe bayitsinze. Wo muri korali nzi ngaho reba Imana iri mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo Imana yacu ni Imana ifuha, ntibangikana n'ibigirwamana. Mwebwe muzi ibigirwamana n'abatwezi gusa. Umupira iyo wagutwaye imbere y'Imana n'ikigirwamana. Kureba umupira si icyaha, nimufate nabi. Kureba filime si icyaha, biterwa niba uri mureba, niba utari mureba y'abakora amafuta. Ntabwo ari icyaha, ariko ikintu cyose washimurije Imana ni ikigirwamana. Imana yagifuhira. Niyo mpamvu utakaza ubusabane n'Imana, maze reba aho hantu hose ukareba ibyo byose, wajya kuryama ukavuga Yesu ndakwirukanye ndakugaruye, uhunyiza ukubita Yesu ukubita Satani ukaryama. Mu gitondo ukabyuka rero ukaza ukagera hano bakakwakira. Igicaniro cy'Uwiteka kiri hano ni mu cyote we, kiri hehe? Aha ni igicaniro kitari mu muntu cyaba kuri sima. Wafata ikibiriti cyaraye hanze ukagicana kikaka ni mu cyatse we, cyaka ikibiriti cyaraye hanze ntabwo gishobora kwaka niyo wagira ute.
Niwiyiriza ntusoma Bibiliya kugira umwanya ariko uzi kumara akanya usenga, uzi umuntu wasomye ijambo umuntu asenga, uzi kuramya ariko ukaramya, uzi kuririmba ariko wuzuye ijambo. Mbega ubuntu butavugwa bwambuyeho, aleluya. Uzi ko uri kuvuga ngo mbega ubuntu ariko bishingiye mu mutima wawe atari ku rurimi. Ujya kumva abazimu barahangayika, buriya abantu buzuye ijambo bahangayikishije Satani. Bibiliya ivuga ngo mutware inkota ari ryo jambo ry'Imana, ngo kandi musengeshe umwuka iteka. Amen, haleluya. Ibyaha byaragwiriye mu rusengero bijya no hanze y'umukiri isi, ariko bikomoka mu rusengero. N'imanza zaragwiriye mu rusengero. Hari igihe njye nabaga niciye mu kagari, hari imanza mu nama zacu mu nteko, wajya kubona abaregana na bose n'abo mu rusengero, ukabarekona bose n'abo mu rusengero. Twabaye iki? Amarezo yacu n'ayandi. Ariko hari icyo turabura kuyoborwa n'ijambo. Ijambo iyo rifashe ibitekerezo, ijambo iyo rifashe umutima, ijambo rigera rigafata n'umubiri, iyo rimaze kukuyobora rirakubwira ngo runaka ntabwo ari we muhanganye, uhanganye na Satani. Ntabwo turwana n'abambaye ibintu n'amaraso, turwana n'imyuka. Iyo turi mu ijambo, iyo hagurutse intambara, ijambo riravuga ngo nta ntwaro baciye kuturwanya izagira ikidutwara. Iyo hari ibikurwanya, ijambo riravuga ngo babisha bazagutera baciye mu nzira imwe, ariko bazahurwa baciye mu nzira mbi. Iyo hari ibikurwanya, ijambo riravuga ngo nzakujya imbere n'ahataringaniye mparinganize. Iyo hari ibikurwanya, ijambo riravuga ngo yica imigambi y'icakura ngo zidasohoza inama zaje mbi. Iyo hari ibikurwanya, ijambo riravuga ngo yibura imisozi itarimo ikayirikana uburakari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo twaba igihumanya ntacyo kizadutwara na hato. Nigeze kujya muri resitora mvuye kubwiriza ahantu mu gace, ndi umuntu ugenda cyane mwivuga gutuma cyane, ariko aho hantu ngenda bwiriza nija muri resitora barandoga, maze kurya ijwi ry'Imana numva munda ijwi ryambwiye ngo barakuruza, numva munda hatangiye wagira ngo washyizemo inzembe. Namenye inkuru ko muri ako gace hari abantu bari baratanze amafaranga menshi bayaha abantu bakora amaresitora ngo bajye bavuga pasiteri. Pasiteri bari babangamiye, sinibe makubwira hano. Ndangije ngasohoka ndishyura, nicara kuri moto, muri moto tugende, ndi inyuma ye ntangira kwatura ijambo. Haranditse ngo nawe igihumanya ntacyo kizantwara na hato, yica imigambi y'icakura ngo zidasohoza inama zaje. Erega ufite ijambo nimusenga, kuko abashoye imizi mu ijambo. Yica imigambi y'icakura ngo zidasohoza inama zaje mbi. Babisha bazagira baciye mu nzira, bavuga baciye mu nzira mbi. Nahawe ubutware bwo kumenya ngo n'inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi. Mana yanjye ni umuriro ukongora, ndatuma umuriro gutwika icyo ari cyo cyose. Mu nzira moto yiruka kandi mwasenga yazangera mu rugo hano ryabe. Maze ngiye kumva ndashaka kujya ku musarani, ndagenda njyayo, numva mu nda hose hareze, mbera ko mba muzima, nabugingo n'ubundi buzima. Haleluya. Rero ni igihe cyo kongera ugatekereza, mbese mfite impamba y'urugendo. Urenda kujya ku ishuri, uzagera ku ishuri uzahasanga abanyabyaha n'abandi benshi, ariko si ujyanye y'iki? Jya kuri kaminuza urebe. Ngiye bigeze kurumiza kubwiriza kuri kaminuza. Kuri kaminuza babyeyi muri aha kuri kaminuza niba hari abantu hari ibyaha n'ibindi kuri kaminuza, mbese ni kaminuza y'ibintu byose. Ko kuri kaminuza baravuga ngo umuntu ariyobora, nta mwarimu uvuga ku munyeshuri, umuntu ariyobora, umuntu akora ibyo ashaka n'ibyo yumva. Ngaho rero njyewe udafite impamvu, habaye abakobwa ba muri geto n'abahungu biga banarara, kandi yaravutse nk'ino aha ngaha akagenda ngo yagiye kwiga. Ariko iyo umuntu afite ijambo, haleluya, iyo si iramunukira, iyo si ibyaha arayihurwa, kandi hari ibitavogerwa. Iyo wuzuye ijambo
iyo wuzuye ubuzima burya ntabwo wacana, ntabwo wamara gucana gazi yaka neza cyangwa imbabura ugasanzwe gakirireho, arakubesha ntukagerageze gushyiraho amazuru ukarashya. Hari ikintu rero burya Satani ajya ahantu abona intebe, iyo atahafite ntahajya. Uze ko mwicaye ku ntebe, iyo musanga zino ntebe ziri ibyondo mwari kwicara, bashyizeho ibyondo buri ntebe waza ukicara. Satani rero burya ajya ahantu yabonye ahajya, bitahamuhaye ntahajya. Ngende rero negana ku musozo. Haleluya, haleluya, uracyakunze? Yesu ashimwe cyane. Niki gituma ujya kubona ukabona umusore ugahura nawe hano ntaba hari, umukandara yawe ufunguye aragenda ipantaro ayifata, ubwo ni ibigezweho. No mu rusengero nawe akabikora. Kubera iki? Hari icyamura, nta kintu kiri muri we kimuyobora ngo kibwire ngo ibyo si byo. Uyu munsi umuntu agira akagera ko gusanga akavugatarya ndakavugatarya. Bibiliya ngo mwigane Imana, ariko twege turigana isi. Ibyo yabonye byose atazi naho bikomoka akaba arabyiganye. Ubwo agakubita akantu kagera hakazamuka hamwe, nawe rero agiye hejuru kandi yigira hejuru yambaye n'akagera. Urangira mutese ko bavuye muri kwisi. Akagera amaze akajya kagira ati wewe wicaye aho ngaho, we yambaye akantu kagera no kuzamuka kugeza manu ganze akajya acishamo akagira ati kakwizamura akagira ati arakagira kakanyuba kiyandi ikari biyongeyeho kukarenga. Yewe nagiye hano nashibuke nsanga umukobwa Imana avuga Imana yambaye, noneho ugerageje kwambara karekare yambara kameze nk'inzitiramubu, ureba ukareba agakambara. Ikinyejana turimo kiragoye, ariko abo ntabwo bari hano. Yewe ndimo ndavuga gusa kugira impamvu utazahura n'ibyo bintu. Ndagenda njya kuko nsanga umuntu arimo aririmba izo ndirimbo, ubundi ubwo butumwa ntabwo bugezweho. Hari ubutumwa bugezweho buvuga ko Imana igiye kubakorera ibitangaza, kubonye viza, muteye imbere, murashatse kutuza amamodoka, bakuri bayafite se amamodoka, rutanga ntayafite amamodoka, n'ibintu byose ntabifite. Tugomba kugira ibitandukanye n'isi. Imodoka turazikeneye, amazu turazi, byose turabikeneye, ariko ntibijyana umuntu mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Udashaka ntakeneye imodoka, ntakeneye imodoka, genda ubona yiburagize umwaka nayifite, ariko ntabwo icyo ngicyo ari cyo cy'ingenzi ishize imbere. Amen, haleluya. Icyo ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Noneho umukobwa ndagiye mpagaze urabona yambaye ubusa, ntabwo ibintu bimbagamira, bivuga Yesu bidasa nawe. Ndabwiye ko Yesu wanuwe ukavuga ibindi, aravuga ngo riganga Imana yawe mu mutima. Ndavuga ngo nanjye ndabyemera Imana yawe mu mutima. Ndabwiye reka mumaze ikibazo ati ntabwo urabona n'umuntu wambaye ubusa w'umusazi ati naramubonye, utekereza ko yasaze umubiri se? Yasaze imbere, inyuma yambara ubusa. Ubwo rero uko wambaye ibyo biri imbere n'Imana irebye n'ibibona. Hano umuntu akora ibintu atabitekereje hose, bihera imbere bikaza inyuma. None se Bibiliya kuvuga ngo ibisitaza ntibizabura, ariko ababizana bazamunisha. N'ubwo uwo muntu si igisitaza, abasore bose bagana bakera imbere yabo yambaye ubusa, si igisitaza, azamunisha. Niko Bibiliya ivuga. Ibisitaza n'ibizabura ikabizana bazagira bate? Ntimugatinye kubivuga. Ngo niba bivuga ko bazagenda bajya hese, isi niyo nziza se kujyamo. Imana izayikurinde, isi si nziza, isi y'ibyaha, Imana izayikurinde. Rubyiruko bene data, njyewe nkunda urubyiruko, nkunda no kwiga, n'ubu ndakiga. Narize nongera ndiga n'ubu ndakiga. Nkunda n'ibintu byose byiza bitari n'ibyaha. Amen, haleluya. Rero murashaka guhindura isi, ariko nuyigana urayihindura. Ntabwo wakwigana umuntu umuhindura, ahubwo keretse kwiganye nibwo waba umuhinduye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo muzi ko Abafilisitiya bamaze gukora iki? Bamaze gukora bagarura isanduka y'isezerano. Igihe bagaruraga isanduka y'isezerano bayihekesheje inka, siko bashumba, ariko ubundi yahembwaga n'abatanga, barangije bayihekesha inka, ikururwa n'ikigare. Hanyuma Dawudi nawe agiye kwicyura, nawe yibeshya mu gace, nawe ashaka inka, ashaka n'igare ryayikurura. Uza
aho iyo niba arahiyajya imbere muzajya inyuma, ariko barimo barigana Abafilisitiya kuko igare n'inka byakozwe n'Abafilisitiya ubundi isanduku yahigwaga n'abatanu. Hanyuma barangije barigana uko Abafilisitiya bahekesheje Imana inka kandi abantu bahari, nabo bigenza batyo. Noneho rero Imana irarakara. Abafilisitiya babikoze ntacyo kuko nyine ryari ibyabo, bise babikoze Imana irakara. Iki bisanduku yinyeganyeje wari umujinya w'Imana. Isanduku yinyeganyeje rero uzajya kwiramira, nubwo kwiramira akaramira Imana. Imana ni akoze harapfa, uzashima ibiri yakoze harapfa. Kubera iki? Baranirwa kwitunganya ahubwo bagashaka gutunganya Imana. Bumvaga Imana ari idatunganya, bashaka kwitunganya kandi bo badatunganya. Biganye Abafilisitiya barapfa. Uyu munsi turimo turigana isi, ni ukwigana igare ry'Abafilisitiya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ngo twigane Imana, twigane Bibiliya. Soma Bibiliya, kunda kwiga, pastor niyigisha wandike kuri telephone points, nutawongera usome Bibiliya uyisengeremo. Uhagarara usengere muri iryo jambo wasomye. Uvuga uti ngo umutwe sinzi umurizo. Ntabwo nzapfa nzarama. Ntabwo abacu kunyaza gikimwara. Yewe ngomba kwambuka kandi abanyakarani bagomba kumva ibitugu. Mwisi n'ingezi ngomba kugera ku masezerano yanjye. Icyo wasomye buriya ijambo ry'Imana iyo wamaze kurisoma biravuga ngo bikubere mu kubyizera. Ntabwo umuntu yagira kwizera atagira ijambo. Muracyakunda? Amen. Nimba tasigaranye zose. Haleluya. Ukwiye kugira impamba y'urugendo. Ibaze nawe itekereza uvuge ngo nsema Bibiliya bingana iki? Niba mu mubiri ushobora kurya 3 ku munsi, Bibiliya bisoma kangahe ku munsi? Nta nari. Uyu munsi ukira, n'ejo ukira, n'ejo bundi ukira, hari isi y'umwuka n'isi y'umubiri, ubwo ngubwo ni ihe yanesha muri bo. Icyariye nicyo kinesha. Isi y'umwuka igaburirwa n'ijambo, igaburirwa n'amasengesho, tukavuga no kuramya Imana. Isi y'umubiri nayo yigaburira turabizi. Ndabinyiga rero bene data ngenge mugirutse uyu munsi iyo bashijeho hari indirimbo. Kuririmba Imana ni byiza. Ni byiza cyane pe, ntugire ngo ndabirwanya, naba navanye. Ariko bashaka gushyiramo hano shita abantu bagasimbuka amasaha 3 agashira. Utavuze uti murekera aho bakomeza. Amasaha 3 agashira. Wavuga uti gusoma Bibiliya unagahunyiza. None se reka mubaze, hari ahantu mwigeze mu Bibiliya bwo nimuguma muri sente? Ibira bwo nimuguma mu ijambo. Ntabwo bivuga nimuguma muri sente. Sente ntizajya mu ijuru, ntizajya na gehinomu, bizaguma hano ku isi. Irangire na sente nta kibazo ifite. Nta byahigira. Ariko umuntu wasomye ijambo maze akagenda agasirimba yasomye ijambo. Asibye akora uzi kusinima bazi kubagahunga. Indwara zigakira. Twavuye mu masengesho y'iminsi 5. Tumaze gusenga dukora igiterane. Maze turimo duhimbaza, haza umusore w'umushyitsi. Araza, turimo turahimbaza, ariko turahimbaza turi mu yindi si atazi. Kuzuye umwuka wera, turahimbaza we. Turahimbaza n'abaraje arahimbaje. Hanyuma iminota n'icumi atangira kwirengera uraho ururimi. Ati ubu nabarya. Ariko turayikubita hasi twebwe umujinya wacu ni uwa kera, ururimi ararumba. Twirukanamo dayimoni iragenda. Ati turabega wacu nuko yavuze ntabwo ari kumuhimbira. Ati umujinya wacu ni uwa kera. Dayimoni muvamo iragenda. Mbega turimo turahimbaza, naho turahimbaza ducometse. Turi ahantu ku gicaniro twafatanye n'ijuru. Gusa mwasenze maze mugahimbaza. Gusa mwasomye ijambo ry'Imana rikuzuye maze ikindi iyo wisoma ijambo ni guhimba n'indirimbo zikomoka muri iryo jambo. Maze ukabuzura umwuka we ugahimba indirimbo. Abazimu bagahangayika. Muri mureba ko dufite abantu benshi basenga, ariko haje umuntu uri mu badayimoni hano bamuhunga. Uragira ngo hari abantu benshi gusa basengera abantu bari mu badayimoni. Oya. Icyo cyo kikwereka aho umuntu ahagaze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko mutwebwe ukuntu twabyirutse, kuba umuntu ari mu badayimoni, ngiye twamuzenguruka gusa twaririmba. Ukaramya gusa tugasenga. Muri Imana yabazimu bakamuvamo gusa. Wumva ari ibintu byiza kwirukana abadayimoni. Kuko imbaraga wumva muri wowe urumva zigusunika. Haleluya. Rero mubyirutse uyu munsi tegekera twabyirutse kunywa amata. Ukanywa amata ukavuga kamera nk'ikimasa.
amata mu gitondo kugira ukayanywa wanashoka ukayajyana kongera mukanywa inka zigakuka mukanywa umugoroba mukanywa nijoro mugakama mukanywa kongera wongera ukanywa kongera ukanywa na saa sita z'ijoro twarakirana bajya ufata umugabo kubitaho ku giti nashaka vunika kubera iki hari ibisazi byajyaga mu mutwe hari ababizi hano wahura n'ikimasa ukagifata ukagoroza ijosi ukakubita hasi ugakira n'ikimasa ugakirana n'igiti ugakira n'ibintu byose umeze nk'umusazi kubera iki buriya mata atera ibisazi hari abasinzi b'inzoga by'abasinzi b'inzoga burya nta kigero sinzi b'inzoga umuntu wasinze inzoga akabaraga bafite yafatishije ariko umuntu wasinze amata uzamwirinde yagufata bikaga guterura ariko kubera iki babaga kwarasinze ugasigara nta kintu utinya kubera gusinda uzi umuntu wasinze ijambo uzi umuntu wasinze umwuka wera ntabwo atinya abadayimoni ntabwo atinya satani ntabwo atinya abarozi ntabwo atinya abakuru ntabwo atinya isi umuntu wuzuye ijambo barwayi bakirokiye batinya abarozi batinya abarozi ufite Yesu abarozi ufite Yesu ugatinya abarozi nawe bitekereza uvuge satani buriya satani ni ikiremwa sibyo abamukorera barakorera ikiremwa imana ni umuremyi kwe dukorera umuremyi bagakorera ikiremwa ubwo iki kirusha imbaraga tikabaho kidaje hanyuma urozaga kora musiko nasanze agashipire bo harangaza kuyiruka nawe urumva agashipire imbaraga z'Imana kumuriro w'Imana wake umuntu ugagashipire umuntu utinya abantu bakoresha amagufwa y'injangwe nawe yapfuye abarozi nta kigenda rwose nta kigenda umuntu akamuha igufwa ry'injangwe buri zamurinda nawe yarapfuye nawe ukamutinya oya soma Bibiliya usenge iyo mu cyaranza shirika ubwoba nk'intare Yesu ni nyabarozi sintinya abarozi ahubwo bashobora kumenya bakibuka cyangwa bagapfa ntabwo ni nyabarozi ubusema ko mwabonye Yesu yatinya abarozi Bibiliya ngo imbaraga yamuvaga ikabakiza bose you are lacking something believe it or not you are lacking something ari cyubura gishake cyo gituma utinya buri imbaraga afite hari aho yazikuye none bene uzifite uwo murozi utinye bisobanuye ko hari imbaraga afite udafite iterwa rya Satani ijambo ry'Imana ni iki ni rizima Bibiliya ngo ijambo ry'Imana ni rizima ngo rifite imbaraga Igitabo cy'Abaheburayo 12 haranditse kuko ijambo ry'Imana ni rizima rifite imbaraga rifite ubugi buruta bw'inkota zose riraceba rigahinguranya kuko ari rizima aho rigiye haba hazima rifite imbaraga zo kunesha satani n'abadayimoni rifite imbaraga zo guhindura imitekerereze Waroma haravuga ngo be renewed in your mind be transformed guhindurwa mu myumvire ijambo ry'Imana rihindura imyumvire hano hanze haragoramye cyo gituma kwa umugabo yafashe umwana ku ngufu hanze harapfuye twe dukwiye kwahindura Yesu ashimwe cyane reka twuzure ijambo muri ijambo harimo ubuzima mu ijambo harimo amahoro mu ijambo harimo agakiza mu ijambo harimo ubwenge mu ijambo harimo imbaraga mu ijambo harimo ubutunzi mu ijambo harimo imigisha mu ijambo harimo ubutsinzi ijambo rirarema ijambo rirakiza ijambo rirabohora ijambo riranesha ijambo niryo ryaremye isi Imana yaremye isi yemesheje ijambo iravuga ngo namwe bahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi no demon can stand in God's presence iyo uhagaze mu ijambo ry'Imana n'ambaraga y'imishima guhagarara imbere uwatsinze yaradutsirishirije haleluya Yesu ashimwe cyane haleluya usukuntu Bibiliya ivuga ku ijambo mu gitabo cya Yeremiya 23:29 Uwiteka arabaza ngo mbese ijambo ryanjye timeze nk'inyundo imenagura kandi ntirimeze nk'umuriro ukongora iyo wuzuye ijambo ufite imbaraga zimeze nk'inyundo imenagura imbaraga zimeze nk'umuriro ukongora Yeremiya 23:29 ijambo ryanjye ntabwo rimeze nk'inyundo imenagura ntirimeze nk'umuriro ukongora haleluya iyo usoma mu gitabo cy'Abefeso hari intwaro z'umwuka muri 6 bice bitandukanye ku murongo wa 10 ariko ku wa 17 havuga ko ijambo ry'Imana ari inkota mutwara inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana niba ijambo ry'Imana ari inyundo niba ijambo ry'Imana ari inkota niba ijambo ry'Imana ari umuriro niba ijambo ry'Imana ari imbaraga niba ijambo ry'Imana ari umutsima
n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka ryuzure muri wowe mu izina rya Yesu. Reka riyobore ubuzima bwawe. Uziga amashuri yawe neza, kandi abo bantu buzuye ijambo barakenewe. Niki gituma umuntu agera mu kazi agatangira kurya ruswa kandi yitwa umurokore? Hari icyabura. Niki gituma umuntu ajya mu kazi bakamusaba ko abanza gukora ibyaha ngo abone akazi akabyemera? Hari icyabura. Yesu ashimwe cyane. Iyi si ikeneye abantu batunganye. Mureke tuba umucyo w'isi. Ijambo niribwira muri wose bakumwege mutarubaka abasore beza. Twebwe dufite ingo nziza zirimo amahoro. Nta ntambara ziri iwacu, mbere Dawudi yaratsinze. Simbabeshya, nta ntambara ziri iwacu. Ariko niki gituma divorce zagwiriye? Something is lacking. Hari ikintu kibura mu ngo. Kandi abantu bose barasenga, ariko bashakanye batandukanye. Kuko se ubwo bwenge burahari ijambo ry'Imana. Turashaka, ntabwo dushaka gusezeranya abantu ngo ejo batandukane. Dushaka gusezeranya abantu ngo ntiyashirimi amezi 5 byare uboshe ni ihene. Uzi uwo muntu byari amezi 5, wowe uri murasezeranya na harakwita. Muri ibyo binata ari byo. Reka ngarukira ahangaha. Muracyakunda? Mushaka impamba y'urugendo. Turi mu minsi yewe ngenda mu hantu hatandukanye ndetse ngana n'abantu batandukanye. Hari ibice udashobora no kuvuga Yesu, ariko naho baravuga. Hari ibice ubu biteranira mu modoka, hari ibihugu biteranira mu modoka. Umuntu bakinjira mu modoka ya Pastor Diane ari batanu bazi intego yabo, bagaterana bagasenga, imodoka yiruka mbira muri bifunze bakagaruka bagataha, ariko nabo baraterana bagasoma ijambo ry'Imana. Hari ahandi baterana bamuzanira Bibiliya bashaka kwibona kuko bakamuzanira urupapuro rumwe barukinze bakarumuha, ari ahantu akarusoma yaranze akaruca, barapuritinga bakamuzanira urupapuro akarusoma yaranze akaruca, hanyuma agatungwa n'iryo jambo. Murumva ku isi kope. Hanyuma twige turacyateye amahirwe, mureke tuyakoreshe neza. Iyi si yacu twe twayihesha amahoro. Ni bande batuma u Rwanda rugira amahoro? Ni twebwe bakijijwe. Twe dusengera igihugu, tujyatura amahoro, twuzuye ijambo, tureme. Amen. Yewe buriya abasirikare ndabakunda, nagenda n'abasirikare inshuro nyinshi ndabakunda. Kunda abasirikare gusa, niba uzi umuntu ukunda abasirikare nanjye ndimo. Umugoroba rero urako wajya kubona barahagaze. Bagahagara ahantu guhereye nka saa 10 za kumugoroba cyangwa saa 11. Nyijoro abandi bakabasimbura bugaca, natwe tukaryama tugasinzira nabo bahagaze. No ku mipaka n'ahaciye no muri Nyungwe n'ahaciye kare kuko bahagaze, nkavuga Imana ibaho umugisha. Bari baho umugisha. Muri rimwira ngo barahagaze. Hano barahagaze kugira ngo tubone amahoro. Sibyo? Hanyuma se bahagaze mu isi y'umwuka bo bari. Abandi bararyamye baragona, abacuraguzi baracuragura, ibintu byose bitogera ibyo bitabana. Umuntu araryama saa 4 akageza mu gitondo atigeze yicura, kabyuka mu gitondo agera ku rusengero. Igicaniro cy'Uwiteka kiri hano kirihe? Mureke natwe duhagarare nk'abo basirikare. Natwe duhagarare isi y'umwuka. Iya si bahagarariye barayirinze. Ariko ntabwo bashari ibyo badashobora kurinda, ntabwo bari ibyo batareba. Yibonwa n'abari nishimuka. Ntabwo tubafashe. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka atabaye maso, abarinzi babera maso gusa. Bibiliya ivuga ngo yewe Yerusalemu, kiza abarinzi ku nkike zawe, ntabwo bazaceceka ku manywa n'ijoro. Abo ni bande? Ni mwebwe. Amen. Imana y'imijuru ibamere umugisha. Ureke gukora impamba y'urugendo. Reka nshime Imana. Data mwiza mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuba ijambo ryawe. Uwiteka Imana, abangaba bose n'abana bawe bumvaga ijambo ryawe. Ndagusaba mu ijambo ry'ububasha ku buzima bwacu twese. Urugendo twatangiye tuzarusoreze mu bwami, ntihakagire ubura. Warasenze uravuga ngo Data w'amahanga abana kizabakura mu kiganza cyanjye. Nanjye ndavuze ngo aba bose Mwami Imana, ntihakagire ikibakura mu kiganza cyawe. Bige kandi batsinde, bashake kandi babyare, bakizwe baneshe uburiganya bw'umwanzi, buzure ijambo, bambara ubudahangarwa, bambara intwaro z'umwuka wera, bagendana batsinze no kurushaho, imirimo bakora bakiranuke. Mwuka w'Imana babeho iminsi yose. Ndasenze ngo buri wese Mwami Imana agire ishyaka ryo gukunda ijambo, kurisoma no kuryiga no kurigenderamo mu izina rya Yesu. Kuko Mwami waravuze ngo tugube muri iryo jambo ryawe, waravuze ngo muguma muri ryo, amagambo akuguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzakibona. Nanjye ndasenze ngo itoro ryawe rigume mu ijambo ryawe. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibabere umugisha.